dufite abantu mu itorero bazarushya itorero akarengane nigatangira, bazaribera umutwaro. Dufite abantu bazabera umurimo w'Imana intaza. Ndakwinginze uyu munsi, saba Imana ikugira umuntu wagira ibyo ukemura mu rugendo rw'iby'umwuka by'abandi. Ijuru rimwibutsa ko ari ku munsi mwiza. Noneho Dawidi arangije abwira uwo mugabo ngo humura ntabwo uri bupfe. Dawidi yaratanze itegeko ngo n'abandi bari bumunyereze ninjoro bo kugira gute, bo kumutinyuka. Kubera iki? Niba warigeze ugira umunsi mubi mu buzima bwawe, tegereza umunsi wawe mwiza uzaza. Imana izabikora. Amagambo akomeye nasomye mu bakurambere n'abahanuzi, paje 627, aravuga ngo uyu mugabo yari yarubashye Dawidi akiri umwami, ariko ubwo yaracishijwe bugufi aramutuka. Yari umuntu mubi kandi wikanyiza uriya mugabo, maze abona ko n'abandi bahuje imico nawe. Tubyita projection. Umuntu yicara yakubonana ku rusengero urimo kuganira n'umuririmbyi w'umukobwa, gahita avuga turiya mukuru w'itorero arimo aratereta kariya karirimbyi, kubera ko aramutse ari umukuru w'itorero akagira amahirwe yo kugera mu baririmbyi nka bari, icyo yakora ni ukugira gute? Ni ugutereta. Buriya umuntu nakuvugaho ibintu ntibizagucange, aba arimo kukwereka uko ateye. Ngo ibi bintu byose yavugaga kuri Dawidi ni ibintu byari biri mu mutima we, niko yari ateye. Umuntu nakuvuga rero kuri indaya biba byoroshye cyane, wabasanzwe ari iki? Ari indaya. Umuntu nakuvuga yuko uri igisambo, abasanzwe ari cyo, ahubwo atinya ko mwaba benshi, kuko ibisambo iyo bibaye byinshi bimwe bihomberamo. Dawidi uyu mugabo yavuze amagambo menshi, kandi yari ahanzweho na Satani. Urwango rwe arucucumurira ku muntu Imana yari yihaniye. Umwuka utera umuntu kwishima hejuru y'abandi, kwandagaza abandi, cyangwa kubabaza umuntu uri mu gahinda, ni umwuka wa Satani. Iki ni cyo nashakaga. Niba muri abana b'Imana, nubona umuntu w'Imana ari mu bigeragezo, ariko umunsi we mubi, Kigali yamubanye mbi, urushako rwamubanye rubi, ubuzima bwamutengushye, inshuti zamugiye kure, ndetse no mu nzu y'Imana bisa naho aho yagombaga kuruhukira ariho yagiriye ibibazo. Ujye wirinda ibi bintu, ujye wirinda kwishima umuntu uri mu bibazo hejuru, kuko nawe ejo bizaza. Nta gikuta wubatse kizatuma bitakugeraho. Ujye wirinda kwandagaza umuntu, niba yanahuye n'ibibazo akaba yabigizemo uruhare, ntukamwandagaze, kuko amakuru, abantu nibamara kumenyera amakuru yawe bazakenera kumenya season nawe yawe. Buriya iyo uvuze umuntu, abantu baricara akavuga bati iyi siri iraryoshye, iyi seri rwose iraryoshye, amakuru yawe barayahaga, ariko baricara bakavuga bati nkeneye kuzamenya amakuru y'uyu mumama, nkeneye kuzamenya seri y'uyu nguyu. Buriya rero irinde kwandagaza umuntu. Icya gatatu, ntukababaze umuntu uri mu gahinda, kubera yuko icyo ni ikimenyetso cy'umwuka wa Satani uri muri wowe. Ndashaka gusoza mbabwira ikintu gikomeye. Ibyahishuwe igice cya 3:7. Niki cyashobozaga Dawidi guca mu bibazo nk'ibi atandavuye, atavuze amagambo mabi, ataturiyeho abantu umuvumo? Niki cyatumaga Dawidi aryama agasinzira muri situation nk'izi? Ibi bintu mwirirwa mwikora ngo murashaka deuxième mu biro, ngo mwafasha abagore hehe? Hari ubuzima, hari umunsi ukubera mubi, inshoreke zigasigara, ugasigarana na wa wundi Imana yepuye wenyine. Buriya umugore mukuru mujye mumutinya. Murabyibuka ko Sara yavuze ijambo, Aburahamu biramucanga, marayika araza aramubwira ngo ibyo Sara kubwiye bari byo ugira gute? Icyo nashaka kubabwira, iyo umunsi wabaye mubi, abagore bazanywe n'iruba ry'ubusambanyi bose bigirayo. Dawidi arababwira ati nimusigare, kuko uyu munsi wambanye mubi, ntihakubitiraho n'induru z'abagore, kiraba ari ikibazo. Hari umusore uri aho wavuga ati ngewe nta bagore benshi mfite, icyo cyigisho kirandeba, utereta abarenze 10. Kandi nabonye musigaye mubapfukamira mutaranabashaka, ahubwo njya nibaza buriya nimugera mu ngo ntimuzaza murambarara. Iyo wabaye mubi
ushaka aho uca ukagira gute, ukahabura, kandi igihugu cyose kiri imbere yawe. Dawidi ni umwami ukomeye, ariko yabuze inzira ari bugire gute. Satani nawe yarari aho amubwira, tumva ko wigenje, uraca hehe? Wari warahimbye za zaburi uvuga ngo Uwiteka niwe rutare rwanjye, ubu nta n'uruhari. Wari wagera ahantu ibibazo bikakuganiriza, ibibazo birakuganiriza bikakumvisha kuri imbwa, wakwireba mu ndorerwamo ukabona uriyo. Ubupfakazi buganiriza umuntu, bukamuganiriza yicaye, agahamagara umugore we akamubwira ati uzishakire. Kutabyara biganiriza umuntu. Umuntu akicara agahamagara uwo bashakanye akamubwira ati shaka ukuntu uryamana n'undi muntu uzanzanira umwana, aho bigeze ndumva nenda guturika. Wari waganirizwa n'ibibazo. Dawidi abona abantu barimo baramwizirikaho kandi ari umunyabibazo. Icyakora ngo anezezwa no kubona abantu bose bashaka kuza mu ruhande rwe. Ariko Dawidi kubona imbere atarimo kuhareba ntago byamuciye intege, yakomeje kugenda abwira Imana ati Imana ukomeze unjye imbere, Uwiteka niwe nzira kandi niwe kuri, ni nawe bugingo. Se wari wagera ahantu inzira nawe ukayibura, ukareba imbere ukayibura neza? Hari ukuntu umuntu yicara ari ku ishuri ukareba inzira neza ukayibura, ugasanga ukubise nk'ibihembwe 2 muri kaminuza, bene wanyu wapi byaranze, ukibaza se iri shuri ndihagarike bikanga, ugasanga ufite n'ibibazo by'amanota n'ibiki byose. Aho hafi hari n'igihe haba hari umwarimu akubwira ati gutsinda kwawe bizaterwa n'uburyo umakeya. Wareba imbere ukahabura. Nubwo uzabona inzira wayibuze, ntugahagarara ahantu hamwe wabuze inzira. Kuri nyanja itukura Mose abona inzira idahari, Imana yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo komeza ugire gute? Kubera iki? Aho ubona inzira igarukiye niho inzira y'Imana ibitangiriye. Hari abantu bajya bahimana mu bintu by'Imana. Umuntu akicara akavuga ati si inama y'itoro yafashe uriya mwanzuro, sawa tuzabemeza. Rimwe inama y'itore rikabitabaza nka Vendredi, ejo saa 5 korari yagomba kuririmbira buze. Umwe yarageze agatavuga ati ahaha mbivuga tubumvishe sasa. Icyo yakoze ni iki? Yafashe isanduku arayijyana, aravuga ati aba banyagwa batwanze reka tujyane n'Imana bayibure. Dawidi yibuka uburyo Imana yavuze amagambo yavuze mu isezerano ryayo. Ntibiri muri gahunda y'Imana yuko amatiku yiwawe, amatiku wagiranye n'undi muntu bisaba yuko isanduku y'Imana uyegezayo. Kuba umuntu yaguhemukiye, kuba umuntu waramugurije amafaranga akakwambura, kuba umuntu yararirimbye muri korari mukagirana ibibazo ukavamo, ntukashake gufata isanduku y'Imana ngo uyishyire hagati mu matiku yanyu. Dawidi yarakebutse abwira uwo mutambyi, aramubwira ati none ntabwo ari we bamenya Imana yashizeho? None se kushinzwe kwigisha abantu gutandukanya icyiza n'ikibi, ari uruhande ndiho na ruriya ruhande, abakeneye isanduku y'Imana ni bande? Kuko ngo isanduku y'Imana yari itegeko nshinga. Dawidi arangije areba isanduku abwira umutambyi ngo isanduku y'Imana yisubizeyo. Ndakomeza nzerere, kizambwira yuko Imana iri kumwe nanjye izongera inyereke isanduku amaso ku maso. Amen. Ngicyo ikintu gikomeye. Ntukajye ufata umwanzuro wo kuva mu by'agakiza, ntugafata umwanzuro wo kwivumbura mu nzu y'Imana. Nunagiriramo ibibazo jya uvuga uti ikizanyereka ko Imana iri kumwe nanjye nuko nzongera kwicara mu nzu yayo, kandi uzabona ukabona ugize gute, urahicaye. Ahitofeli wari uzi ko nawe ari umwe mu bajyanama bakomeye. Dawidi ahita yibuka ukuntu uyu mugabo ari umuntu wakinaga mafia, yari wa muntu winjira muri dosiye ikaba mbi, ariko mwahura agaseka ntube wamenya ko ari we mubi muri dosiye. Turabagira mu rusengero, turabagira kaguteranya n'umugore agamagara inama y'itorero ati mucunge mu rugo rwa kanaka, umuriro uri muraka, uriya mugabo ntagitanga iposho, uriya mugore asigarara mu cyumba cy'abana, yaza ku rusengero mwahura akaguhobera wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Uraho uzi ko iyo kwisabato narakubuze ndibaza ngo habaye iki kutajya guhura. Wamureba ukavuga uti uru rusengero iyo aba bantu bose bameraga nk'uyu nguyu. Imana yacu ni nziza, izatubabarire abantu ntibakamere nk'abo dushaka. Ibaza abantu bose babaye nk'abo. Niyo mpamvu nugira ikibazo jya wihisha ahantu abantu bakuzanira amakuru n'amatiku y'abantu, kuko uretse kukongerera ibibazo nta kintu bagira gute bongeramo.
umuntu akaza kugusura. Muntu w'Imana rwose turababaye, ku rusengero icyuho cyawe kiragaragara, ariko uzi ko kanaka aherutse kuvuga ngo n'ubundi ngo uragapfa, ngo n'ubundi ntacyo umaze. Twaribajije ngo akwanga mupfa iki koko? Ariko nyine reka dusenge. Mana, n'umugaragu wawe ararembye, aramutse apfuye randevu ku nyanja y'ibirahure. Ubundi mbabazi, uyu muntu yaje kugusengera ngo ukire cyangwa yaje kuguhuhura? Ntukajye usura umuntu umushyiriye amakuru y'ubujajwa ku munsi we mubi. Ku munsi w'umuntu mubi aba akeneye amagambo makeya, gukomezwa cyane. Itorero ry'Abadivantisiti ntirijya rigira gahunda yitwa gukomezwa. Abagatulika umuntu wabatijwe hari ukuntu bamureba bakabona arajandajanda, bwacya agasubira mu biyoga n'ibiki, akavuga bati akeneye gukomezwa. Abadivantisiti twemeza yuko umuntu umaze kubatizwa ajyanwa kugeragezwa n'umwanzi mu butayu, aho ibigerageza azacamo Imana niyo ibizajya ibimukomezamo, nuko umuntu akomera. Twemeza yuko umuntu akomera bitewe n'ibikomeye yagize gute, yacishijwemo n'Imana. Ku munsi mubi abantu bose baza baje kuba umutwaro aho kuza kuba ibisubizo. Dawidi aramureba aramubwira ati wowe reba, hari ikintu kimwe cyonyine mbona nakubyaza, nubwo uri umunyabibazo, genda umbere maneko ujye umenyera ibintu bamvuga. Ariko reka njye ikintu babwira, hari ibintu bibi. Uzi umuntu kureba mu bibazo afite akabona ntacyo washobora uretse kuzaza ujyana amagambo. Hari abantu bateye gutyo, ku buryo wicara ukavuga uti ndi mu kibazo, uyu mukobwa nta kintu twaganira, ariko nshaka gupfusha iminota ubusa nakwicara tukaganira. Wowe nagira ngo nkubaze, abantu bakubona gute? Abantu bakubona gute? Buriya nimubona abantu barwara ntibadutumire, abantu barembye cyangwa bafite ibigeragezo ntibahamagare kuri telefone. Nuko umubare munini w'abantu baza ku munsi mubi w'umuntu baba ari ibibazo byiyongera ku bindi. Hano hari abana, hari abakobwa b'urubyiruko n'abajene bongera ibibazo ababyeyi babo. Papa we bamuhaye ibaruwa imwirukana ku kazi, mama wawe warwaye diyabete arimo aritera inshinge z'ibihumbi 100, warangiza nawe ukaza, ama urabona hari pati tuzajyamo, hari umwenda nshaka. Mama wagatangira ati se mwana wanjye iriya myenda ntihagije, oya mama iriya ni ikigezweho. Ukumva umumama aratangira ati winzamurira isukari, vuba bidatinze n'umunyu uzatangira uzamuke. Haleluya. Reka nshime Imana yaduhaye ibihe byiza mu nzu yayo, ariko by'umwihariko nshimire iyi korari Imana yahaye umugisha. Imana ikomeze ibane namwe. Ndashimira ab'Imana yashoboje kuza gutangira isabato, ariko ndashimira n'abandi bazakurikirana iki cyigisho mu buryo bw'ikoranabuhanga, ko biragaragara yuko nabo bahari. Mwanyemerera mugahaguruka, muhaguruke kugira ngo dusenge tubone kwiga ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe turanezerewe kubw'ibitangaza ukora. Hari ibyo wagiye ukora muri iki cyumweru, bimwe twarabibonye, ariko kuko turi impumyi hari n'ibyo wakoze tutabonye. Ushimirwe kuri Imana ireba ibyo tutabasha no kubona. Weza imitima yacu kandi muri isabato yawe dushyikira ikintu kidasanzwe, yaba mu ndirimbo yaba n'iri jambo ryawe tugiye kubumbura. Ubane natwe, buri mwana wawe wese yambikwa imbaraga agomba gukoresha muri iyi minsi mibi turimo, kandi ibimenyetso by'ukuri kumwe natwe mu nzu yawe bikomeze bigaragare kuri twe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tujye kwigana amagambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo niki Imana ikora iyo umunsi wambereye mubi. Iyo umunsi wambereye mubi niki Imana ikora? Muri mwe hari umuntu wari wagira umunsi mubi? Hari uwari wawugira? Umuntu wigeze agira umunsi mubi ashyira urutoki hejuru? Yego, murakoze cyane. Ndabona dusangiye kuba twarahuye n'iminsi mibi. Hari umunsi ubyuka ukakubera mubi mu gitondo, ukagira ngo saa sita biri buhinduke, saa sita bikaba bibi cyane,
nimugoroba byajya kugera bikaba umwaku, noneho ugahita uvuga uti uyu munsi keretse uwawukura kuri kalendari. Abana b'Imana nabo bajya bagira iminsi mibi. Reka mbabwire, mbahe urugero. Igihe Yesu yaganiraga n'abigishwa be muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 34, Yesu yabwiye abana be ari bo ntumwa ati ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko n'ubundi n'ejo abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ntazagira umuntu ukubeshya ngo aragusengera ngo ibibi by'uwo munsi byo kuza kuba, ahubwo dusenga ngo Imana ize kuduha imbaraga zitubashisha guhangana n'ibibi by'iki by'umunsi. Muri no minsi abantu baharaye ikiganiro cyitwa inama y'umunsi. Abagore baba barimo kumva ibiganiro avuga ati ariko umugabo ko yancanze n'abandi nuko. Rero mu kiganiro cyitwa inama y'umunsi habamo udutekinike tw'isi two guhangana n'ibibazo byo mu rushako, ibibazo byo mu rubyaro, ibibazo byo muri bizinesi. Biriya tubyita umuti ugabanya ubukana. Bibiliya ni wo muti wonyine. Inama y'umunsi rero hagenda habamo ibintu byinshi cyane, ariko nagira ngo mbabwire ngo buri munsi iyo wabaye mubi, Imana ibifite ikiri bukorere umwana wayo wageze muri uwo munsi mubi. Reka tujyane muri Bibiliya igitekerezo nifuza ko tuganiraho. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 15 tuhabwirwa igitekerezo cy'umuntu w'Imana witwaga Dawidi. Dawidi Imana yaramufashije ari umwana, imutoranya nta kintu ihereyeho nk'uko natwe yadutoranyije. Dawidi ntabwo yahise aba umwami. Imana yemeye ko abaho nk'imbobo kugira ngo itegure intebe ye neza, atazagira undi muntu umukorera kudeta. Uko gutinda rero iyo kuba ku muntu w'umunyantege nke yari gucika intege. Dawidi yemeye kuzenguruka ahura n'ibibazo, ariko igihe Dawidi yari amaze kuva mu buzima bwo gupfundikanya n'ubuhunzi, yahuye n'ubuzima bwo kurya intsinzi mubera mbi. Bijya bibaho yuko umuntu yavuye mu bibazo, transition yo kuva mu bibazo winjira mu migisha, hari abantu baharimbukira. Transition yo kuva mu bukene winjira mu bubosi, hari abantu bahagwa. Transition yo kuva muri segondari winjira muri kaminuza, hari abantu bahagwa. Transition yo kuva mu cyaro uzi Kigali, ubu hari abantu basengaga mu cyaro batagisenga. Iyo transition iragoye. Icyabaye rero ni iki? Dawidi amaze kugera ku bwami, akaboko ko kugumana Imana yarakaretse, asigarana akaboko ko gutunganya ibintu ngo bigende neza. Nibwo yatangiye kuzaza yirirwa arunguruka abagore. Bibiliya ivuga yuko mu gitabo cya 2 cya Samweli, ubu mu gitekerezo tugiye kwiga, yari afite abagore benshi kugeza ubwo yahuye n'ikibazo. Umunsi umwe Dawidi yahuye n'umunsi mubi utandukanye na wa munsi yasambanye na Berisheba, utandukanye na wa munsi Sawuli yamushyingiraga. Dawidi yagiye agira iminsi mibi myinshi, ariko uyu nguyu wo ni special. Umunsi umwe Dawidi Satani yaciye mu mwana yabyaye. Umwana yabyaye aba ari umugwa nabi. Haza intumwa imubwira yuko ibintu byazambye. Nimureba mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 15, guhunga kwa Dawidi. Dawidi yizeraga Imana, ariko asanga nashaka kurwanira n'umwana we muri Yerusalemu hari bumeneka amaraso, kandi ijambo ry'Imana Yerusalemu yagombaga kuzagereranywa na Yerusalemu yo mu ijuru ahatazameneka amaraso. Dawidi afata umwanzuro yuko aho gushwana n'umwana we ari bwemera mere nk'uneshejwe ahunge, kandi ari ufite imbaraga. Ujya wemera kuneshwa kandi ufite fact? Ujya wemera kwitwa igicucu kandi ari we munyabwenge uri muri quartier? Hari igihe abana b'Imana bemera yuko bajya ku ruhande rugaragara ko baneshejwe. Dawidi ategura guhunga. Mu gutegura guhunga, icyambere Dawidi yahuye nacyo, yafashe abantu be. Ariko nimureba yari afite abagore benshi.
nuko umurongo wa 16, umwami asohokana abo mu rugo rwe bose bamukurikiye, ariko umwami asigaye abagore 10 b'inshoreke ze bo kurinda urugo. Yarabarebye aravuga ati mfite abagore benshi kandi uyu munsi wambanye mubi, ndabasiga nsigarane n'umugore twashakanye uzi ubuzima bwanjye. Ibi bintu mwirirwa mwikora ngo murashaka deuxième birongo mwafasha abagore hehe? Hari ubuzima, hari umunsi ukubera mubi, inshoreke zigasigara, ugasigarana na wa wundi Imana yepuye wenyine. Buriya umugore mukuru mujye mumutinya. Murabyibuka ko Sara yavuze ijambo Aburahamu biramucanga, marayika araza aramubwira ngo ibyo Sara kubwiye bari byo ugira gute? Icyo nashaka kubabwira, iyo umunsi wabaye mubi, abagore bazanywe n'iruba ry'ubusambanyi bose bigirayo. Dawidi arababwira ati nimusigare kuko uyu munsi wambanye mubi, ntihakubitiraho n'induru z'abagore, kiraba ari ikibazo. Hari umusore uraho wavuga ati ngewe nta bagore benshi mfite, icyo cyigisho kirandeba, utereta abarenze 10. Kandi nabonye musigaye mubapfukamira mutarana bashaka, ahubwo njya nibaza buriya nimugera mu ngo ntimuzaza murambarara. Dawidi kuri uwo munsi agiye kubonabona, Dawidi yumvaga abantu bose yabahaza. Buriya hari umunsi ukubera mubi ukumva abantu bose wabahaza. Tinya umunsi umuntu afata abagore be yashakanye nabo akababwira ati mwebwe nimusigare. Kuri uwo munsi Dawidi yahaza abantu, maze umwami agiye kubonabona haje abantu baturutse b'abanyamahanga bari baramuhungiyeho. Aba bantu bitwaga Abakereti, Abapereti ndetse n'Abagiti. Bose bari abantu 600 bari baravuye i Gati bamukurikiye, banyura imbere y'umwami. Umwami arangije arabahamagara, arabitegereza. Dawidi yari umuntu ugira impuhwe, no ku munsi mubi ntiyabaga umurakare. Areba ukuntu agiye kuzaza agendana n'abo bantu bari muri dosiye batazi, barimo kwiruka mu bintu batazi. Umurongo wa 20 wa 19, maze umwami abaza Itayi w'Umugati ati wowe ni iki gitumye ujyana natwe? Subirayo ugumane n'umwami kuko uri umunyamahanga waje uciwe. Subira iwawe, mbese ko waje ejo none nabasha nte kukubwira ngo uzererane natwe hirya no hino ubwo ngiye kujyaho mbonye hose? Umunsi iyo wabaye mubi ushaka huca ukagira gute? Ukahabura, kandi igihugu cyose kiri imbere yawe. Dawidi ni umwami ukomeye, ariko yabuze inzira ari bugire gute? Satani nawe yararaho amubwira tumva ko wigenje, uraca hehe? Wari warahimbye za Zaburi uvuga ngo Uwiteka niwe rutare rwanjye, ubu nta n'uruhari. Wari wagera ahantu ibibazo bikakuganiriza, ibibazo birakuganiriza bikakumvisha kuri imbwa, wakwireba mu ndorerwamo ukabona uriyo. Ubupfakazi buganiriza umuntu, bukamuganiriza yicaye, agahamagara umugore akamubwira ati uzishakire. Kutabyara biganiriza umuntu. Umuntu akicara agahamagara uwo bashakanye akamubwira ati shaka ukuntu uryamana n'undi muntu uzanzanira umwana, aho bigeze ndumva nenda guturika. Wari waganirizwa n'ibibazo. Dawidi abona abantu barimo baramwizirikaho kandi ari umunyabibazo. Icyakora ngo anezezwa no kubona abantu bose bashaka kuza mu ruhande rwe. Ariko Dawidi kubona imbere atarimo kuhareba ntago byamuciye intege, yakomeje kugenda abwira Imana ati Imana ukomeze unjye imbere, Uwiteka niwe nzira kandi niwe kuri, ni nawe bugingo. Se wari wagera ahantu inzira nawe ukayibura, ukareba imbere ukayibura neza? Hari ukuntu umuntu yicara ari ku ishuri ukareba inzira neza ukayibura, ugasanga ukubise nk'ibihembwe 2 muri kaminuza, bene wanyu wapi byaranze, ukibaza se iri shuri ndihagarike bikanga, ugasanga ufite n'ibibazo by'amanota n'ibiki byose. Aho hafi hari n'igihe haba hari umwarimu akubwira ati gutsinda kwawe bizaterwa n'uburyo umakeya. Wareba imbere ukahabura. Nubwo uzabona inzira wayibuze, ntugahagarara ahantu hamwe wabuze inzira. Kuri nyanja itukura Mose abona inzira idahari, Imana yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo komeza ugire gute? Kubera iki? Aho ubona inzira igarukiye niho inzira y'Imana ibitangiriye. Inshuti zanjye, Dawidi yakomeje kwegera imbere, arangije ategeka uyu muntu aritahira.
Dawidi akebutse abona umugabo witwa Sadoki wari umutambyi, afata Abalewi, afata n'isanduku, aravuga ati kugira ngo aba baginga basigare mu gihugu nta kintu bafite, isanduku y'Imana tuyitware, nibakenera Imana bazadukenera. Buriya hari abantu bajya bahimana mu bintu by'Imana, umuntu akicara akavuga ati si inama y'itorero yafashe uriya mwanzuro, sawa tuzabemeza. Rimwe inama y'itorero ikabitabaza nka Vendredi, ejo saa 5 korari yagomba kuririmbira buze, umwe yarageze agatavuga ati ahaha mbivuga tubumvishe sasa. Icyo yakoze ni iki, yafashe isanduku arayijyana, aravuga ati aba banyagwa batwanze reka tujyane n'Imana bayibure. Dawidi yibuka uburyo Imana yavuze amagambo yavuze mu isezerano ryayo. Ntibiri muri gahunda y'Imana yuko amatiku yiwawe, amatiku wagiranye n'undi muntu, bisaba yuko isanduku y'Imana uyegezayo. Kuba umuntu yaguhemukiye, kuba umuntu waramugurije amafaranga akakwambura, kuba umuntu yararirimbye muri korari mukagirana ibibazo ukavamo, ntukashake gufata isanduku y'Imana ngo uyishyire hagati mu matiku yanyu. Dawidi yarakebutse abwira uwo mutambyi, aramubwira ati none ntabwo ari we bamenya Imana yashyizeho? None se ko ushinzwe kwigisha abantu gutandukanya icyiza n'ikibi, ari uruhande ndiho na ruriya ruhande, abakeneye isanduku y'Imana ni bande? Kuko ngo isanduku y'Imana yari itegeko nshinga. Dawidi arangije areba isanduku, abwira umutambyi ngo isanduku y'Imana yisubizeyo. Ndakomeza nzerere, kizambwira yuko Imana iri kumwe nanjye, izongera inyereke iyi sanduku amaso ku maso. Amen. Ngicyo ikintu gikomeye. Ntukajye ufata umwanzuro wo kuva mu by'agakiza, ntugafata umwanzuro wo kwivumbura mu nzu y'Imana. Nunagiriramo ibibazo jya uvuga uti ikizanyereka ko Imana iri kumwe nanjye nuko nzongera kwicara mu nzu yayo, kandi uzabona ukabona ugize gute, urahicaye. Buriya kwivumbura mu bintu by'agakiza, Dawidi magingo aya arimo arareba ibintu birimo kuba byamucanze. Uyu wari umunsi uteye ubwoba. Nshuti zanjye, uyu mutambyi asubirana y'isanduku. Dawidi ateranya abantu 30, atereraho bazamukiraga ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adakwesa inkweto, ntabwo yari yambaye inkweto, n'abantu bari kumwe nawe batwikira imitwe, bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ati Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanyije na Abusalomu. Umusozi wa Elayono, Dawidi yajyaga umanuka arimo kuririmba indirimbo za Zaburi, ariko ku munsi mubi w'ikibazo yawuzamutse arira yitwikiriye umutwe. Ibimenyetso byari bimeze nk'ibyo bakoraga ku muntu wapfuye. Ibaze Dawidi yambaye ibirenge n'umwami, uyu munsi wari mubi, n'abantu babirebaga byari byabacanze. Dawidi mu kuzamuka atangiye kwikomeza, haza umuntu acungana niwe, aramubwira ati ariko wari uzi yuko uyu mugabo witwa Ahitofeli, wari uzi ko nawe ari umwe mu bajyanama bakomeye? Dawidi ahita yibuka ukuntu uyu mugabo ari umuntu wakinaga mafiya, yari wa muntu winjira muri dosiye ikaba mbi, ariko mwahura agaseka ntube wamenya ko ari we mubi muri dosiye. Turabagira mu rusengero, turabagira kaguteranya n'umugore, agamagara inama y'itorero ati mucunge mu rugo rwa kanaka, umuriro uri muraka, uriya mugabo ntagitanga iposho, uriya mugore asigarara mu cyumba cy'abana, yaza ku rusengero mwahura akaguhobera wa mbere, Yesu ashimwe cyane. Uraho, uzi ko iyo ku isabato narakubuze ndibaza ngo habaye iki kutajya guhura? Wamureba ukavuga uti uru rusengero iyo aba bantu bose bameraga nk'uyu nguyu. Imana yacu ni nziza, izatubabarire abantu ntibakamere nk'abo dushaka. Ibaza abantu bose babaye nk'abo. Dawidi yumvise iby'uyu muntu, yongerewe imbaraga cyangwa yacitse intege? Buriya umunsi mubi, iyo urimo kwakira amakuru y'abantu wari wizeye babaye babi, ucika intege kurusha uko wari umeze. Niyo mpamvu nugira ikibazo, jya wihisha ahantu abantu bakuzanira amakuru n'amatiku y'abantu, kuko uretse kukongerera ibibazo nta kintu bagira gute bongeramo. Umuntu akaza kugusura, muntu w'Imana rwose turababaye ku rusengero, icyuho cyawe kiragaragara, ariko uzi ko kanaka aherutse kuvuga ngo n'ubundi ngo uragapfa, ngo n'ubundi ntacyo umaze. Twaribajije ngo akwanga mupfa iki koko?
ariko nyine reka dusenge. Mana, umugaragu wawe ararembye, aramutse apfuye randevu ku nyanja y'ibirahuri. Ubundi mbabazi, uyu muntu yaje kugusengera ngo ukire cyangwa yaje kuguhuhura? Ntukajye usura umuntu umushyiriye amakuru y'ubujajwa ku munsi we mubi. Ku munsi w'umuntu mubi aba akeneye amagambo makeya gukomezwa cyane. Itorero ry'Abadivantisiti ntirijya rigira gahunda yitwa gukomezwa. Abagatulika umuntu wabatijwe hari ukuntu bamureba bakabona arajandajanda, bwacya agasubira mu biyoga n'ibiki, akavuga bati akeneye gukomezwa. Abadivantisiti twemeza yuko umuntu umaze kubatizwa ajyanwa kugeragezwa n'umwanzi mu butayu, aho ibigerageza azacamo Imana niyo ibizajya ibimukomezamo, nuko umuntu akomera. Twemeza yuko umuntu akomera bitewe n'ibikomeye yagize gute, yacishijwemo n'Imana. Dawidi urugendo rwarakomeje, ibintu bikomeza kwanga. Umurongo wa 32, Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, yagombaga kuhahurira n'umuntu ugomba kumukomeza kuri uyu munsi mubi. Ariko arangije ahura n'umugabo witwa Hushayi. Uyu mugabo witwa Hushayi yari umwaruki, aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka kiri mu mutwe. Dawidi aramubwira ati, wowe nitujyana uzandushya. Buriya umwuka w'Imana, ntukajye uvuga ngo Imana ngo yanyimye abantu, ngo kanaka nawe ngo ibibazo byanjye ntabyitayeho. Hari igihe Imana ibona ikabona mu rugendo ugiye kugenda rw'ubushomeri hari abantu bazakurushya, Imana ikabarinda yuko mugendana. Uyu mugabo ngo yari umugabo umurebye inyuma wabonaga ari umuntu wakubera byose, ariko ngo yari umuntu w'inabuti yo mu rwego rwo hejuru. Dawidi yaramurebye aravuga ati, rero nkurikije ibibazo mfite, uyu nawe aje kuba inyonjo, uyu nawe ni umutwaro. Iyo uri ku munsi mubi abantu bose baza baje kuba umutwaro aho kuza kuba ibisubizo. Dawidi aramureba aramubwira ati, wowe rero hari ikintu kimwe cyonyine mbona nakubyaza, nubwo uri umunyabibazo, genda umbere maneko ujye umenyera ibintu bamvuga. Ariko reka njye ikintu mbabwira, hari ibintu bibi. Uzi umuntu kureba mu bibazo afite akabona ntacyo washobora uretse kuzaza ujyana amagambo. Hari abantu bateye gutyo ku buryo wicara ukavuga uti ndi mu kibazo, uyu mukobwa nta kintu twaganira, ariko nshaka gupfusha iminota ubusa nakwicara tukaganira. Wowe nagira ngo nkubaze, abantu bakubona gute? Abantu bakubona gute? Buriya nimubona abantu barwara ntibadutumire, abantu barembye cyangwa bafite ibigeragezo ntibahamagare kuri telefone. Nuko umubare munini w'abantu baza ku munsi mubi w'umuntu baba ari ibibazo byiyongera ku bindi. Hano hari abana, hari abakobwa b'urubyiruko n'abajene bongera ibibazo ababyeyi babo. Papa we bamuhaye ibaruwa imwirukana ku kazi, mama wawe warwaye diyabete arimo aritera inshinge z'ibihumbi 100 warangiza nawe ukaza, ama urabona hari pati tuzajyamo, hari umwenda nshaka. Mama wagatangira ati, se mwana wanjye iriya myenda ntihagije, oya mama iriya ni ikigezweho. Ukumva umumama aratangira ati, winzamurira isukari, vuba bidatinze n'umunyu uzatangira uzamuke. Ariko impamvu ni imwe, nuko mu minsi mibi murimo abantu bakagombye kubabera ibisubizo barimo baraba abantu bongera iki ibibazo. Dawidi arangije ati, wowe uzandushya. Dufite abantu mu itorero bazarushya itorero akarengane nigatangira, bazaribera umutwaro. Dufite abantu bazabera umurimo w'Imana intaza. Ndakwinginze uyu munsi, saba Imana ikugira umuntu wagira ibyo ukemura mu rugendo rw'iby'umwuka by'abandi. Dawidi yakomeje urugendo, nuko arangije igice cya 16, Dawidi murebe umurongo wa 5, Shimeyi atuka Dawidi. Uyu munsi wari umunsi mubi. Dawidi umwami ageze i Bahurumu abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera. Arasohoka azamanuka aza amutuka. Uyu we nta mikino yari afite. Ikizakubwira umunsi mubi, iyo umunsi mubi wawe waje, ujya kumva umugore agutukiye mu bana, ukavuga uti ibi bintu yarabiteguye biramucitse. Wajya kubwira umukozi uti kingura n'iki, yarangiza ati ariko bambwiye ko atari ugomba kumpa amategeko. Ukavuga ibi bintu ni ibiki. Wasohoka wajya ko ukabona
umuntu wishyuza amafaranga y'umutekano ahagaze arimo kubwira ati niwe cya kigabo cyaha twabuze. Ukibaza ibintu byose ko byabaye bibi, umuntu wese arimo aranca amazi. Dawidi yambaye ibirenge arimo arazamuka arira. Satani noneho ahangaha Dawidi yahageze, Satani yari arimo kumwibutsa ibyaha bya kera byose, arimo kumwibutsa ibyaha kuva ari umusore yagiye acamo. Kuba inyuma yaramerewe nabi, noneho n'imbere amerewe nabi, n'umunsi ubwawo yarawurebaga akabona ni umunsi mubi. Ujya ugira umunsi ibyaha wakoze bikagaruka, Satani agakora urutonde rw'inzira waciye y'ubuzima bwawe buhishe bubi. Satani akakwereka n'ahazaza hawe h'imibereho, byose ukabona ni umwanda, uba ari umunsi mubi. Dawidi yatangiye kugenda yibutsa Imana amasezerano yamusezeraniye, yibutsa Imana igihe yababariwe. Ibyo bintu Dawidi akiri birimo, amaze kugera muri mood, yamaze kuba connected n'ijuru neza, Satani abayohereje undi muntu. Agiye kubona umugabo wo muri famiye ya Sawuli, ngo Dawidi yajyaga agaburira uyu mugabo muri famiye ya Sawuli yari yarashize, ariko uyu mugabo yarasigaye. Arangije rero ikikubwira ko ari umunsi mubi, n'umuntu wakubahaga wese aragupinga. Dawidi arangije agiye kumva, yumva umuntu arimo aramutuka. Umurongo wa 6, atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bakikije Dawidi iburyo na hehe n'ibumoso. Yarabanje aramutuka, amutera amabuye. Dawidi yari ari ku rugamba rumwe, ntabwo yari kujya mu bindi. Buriya nshuti zanjye nagira mbabwire, biri muri tekinike za Satani yuko iyo dufite urugamba turimo kurwana, yohereza utundi tuntu tw'ingamba tw'amafuti. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone uhanganye n'ikibazo cy'umwana wawe wakunaniye, ujye kubona ubone haziyemo n'utundi tuntu tw'amagambo n'ibiki byose. Icyo nagira mbabwire ngiki, nubona intambara zabaye nyinshi, jya uhitamo intambara imwe. Pawulo yavuze iyihe ntambara? Intambara yo kwizera. Jya urwana intambara yo kwizera Imana, izindi ziba zizakemuka. Ariko iyo tugeze mu bibazo, intambara yo kwizera tuyiparika hariya, tugasigara turwana izindi. Dawidi, umugabo amutera amabuye. Dawidi arangije abona ibintu birarenze. Noneho Shimeyi aramutuka ati genda wamwicanyi we, wakigoryiwe. Uyu ni umwami barimo kubwira witwa nde? Dawidi, uw'Imana yari yarasezeraniye ko azagira umunezero, ntawe uzamuhagarara imbere. Reka mbabwire, kuba turi abantu b'Imana ntibizabuza umuntu kugusuzugurira hano ku rusengero. Utazagira ngo umuntu nagusuzugurira ku rusengero bizaba bivuze ko Imana yakuretse. Oya, uzegera umuntu umubwire uti ndi pasiteri, akubwira ati uri pasiteri hano ku rusengero, nturiwe mu rugo rwanjye. Uzicara ubwira umuntu uti twicare neza mu rusengero, akureba akubwira ati uru rugo ni inzu ya so, hano hari wayawa ngahe, njye ko ariho 2,000,000. Numureba ahita akubwira ati nejo uje nabikubwira, ibi ntago bincitse. Ugahita uvuga utaha. Buriya nubwo mwicara mureba imbere, ntago mwese mureba imbere. Ubundi intebe zo mu rusengero ziri automatique, ku buryo umuntu ufite umutima mubi wese imuhindukiza ikamurebesha inyuma. Nta bantu bake bazaza bareba ku ruhimbi. Hari abantu babifitiye umushiha bicaye ahangaha. Iyo rero umunsi wakubanye mubi, no ku ruhimbi umuntu agushikuza mikrofone watumiye umugabo wawe, wabwiye umugabo wawe tuze kureba uyu munsi ninjye ndirimba, wamara kuyifata neza mikrofone urebaho papa kanaka ari wajya ko nukabona umuntu araje arayigushikuze, ayihushye bayihereje uw'inyuma. Ntabwo tuvuga uti uyu munsi ni mubi pe. Cyo nashaka kubabwira nihuta, Dawidi bamwishe umwicanyi ngo niwe wishe Sawuli. Ndashaka kubabaza, koko Sawuli yishwe na Dawidi? Nasomye amagambo mu mwuka buhanuzi avuga ngo umwami Imana amenyereye kubana n'abitwa uko batari. Amen. Abantu bavuga uko batari, Imana imenyeranye nabo, ntigigirana nabo ibibazo. Wowe ni wumva bakuvuza ibintu kandi ukumva umutima nama wawe ntubigushinja, jya utuza uvuge ngo ibi bintu barabivugira mu isi, ariko mu ijuru ntibyagira gute? Ntibyahagera. Ukabona umuntu ngo muri korari baramuvuze, ahinduye urusengero mwazaho, ukabona uteze moto ijya ku rusengero ateze ijya hano.
kabase byagenze gute? Ati hariya baransuzuguye sinzagaruka, muza agaciro kanjye muzakabona. Bazakabona suriki. Tugomba kwimenyereza yuko kuba abantu b'Imana bitatubuza kuba umuntu wakorewemo na Satani yadusuzugura. Dawidi abona Shimeya yaramututse. Shimeya yarangije imbere y'abantu yita Dawidi ikigoryi. Uwiteka, mwumva amagambo yavuze, Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose, wizunguriye ugatwara, none Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe. Dawidi iki kintu cyaramubabaje. Imana ko yasezeranye ko nimva ku ngoma izayiha umuhungu wanjye inde Salomo. Imana ikambwira ko Salomo nta wundi muntu uzamukorera kudeta. Ni gute Imana yaba yakuyeho ubwami? Dawidi arongera aba connected n'ijuru. Ijuru rimubwira ko ritahindutse. Buriya hari igihe uba mu kibazo ukagira ngo uko urimo kukibona n'ijuru ryagize gute? Ryarahindutse. Ujye usenga cyane uzasanga ijuru ritahindutse. Ntabwo Kigali yo yaguhindutse, ijuru ryo riba ryagize gute? Ryahindutse. Ntabwo kuba ababyeyi bawe baguhindutse cyangwa umuntu mwakundanaga yaguhindutse, umugabo wawe yaguhindutse cyangwa umugore, bivuze ngo automatically no mu ijuru byagize gute? Byahindutse. Oya. Dawidi amaze kumenya ko ijuru rikimureba nk'uko ryamurebaga nyuma y'uko yihana, yaravuze ati ndakomeza ncungane n'ibi ndabishoboye. Uyu mugabo amaze kumutuka, Dawidi agahinda karamwica. Umurongo wa 10 umwami aravuga ati, ubwo bahise bavuga uyu mugabo witwa Abishayi. Hari umugabo witwaga Seruya yabyaraga abana mu gisirikare b'abarakare b'abagome kandi bahubuka cyane. Abo bana rero mu gisirikare cya Dawidi babagamo, umukuru muri wo yitwaga Abishayi. Yari umuntu uvoma hafi. Kuvoma hafi muzi icyo ari cyo? Mwebwe muzi icyo bita kuvoma hafi? Umuntu aramutse akubwiye ngo uvoma hafi, abavuze ko muturiye robine. Oya. Abavuze yuko urakazwa n'ubusa kandi uburakari bwawe butajya bugira ipata. Buriya hari inzugi ziba zitagira amapata, wegera rugahita rwikingura automatique. Oya, aba bana bitwaga bene Seruya rero. Seruya bari abarakari, bari abantu bahubuka, agatangira kurwana atanumvise impamvu zimutera kurwana. Buriya abantu benshi niko bateye. Iyo imbaraga y'Imana igeze mu muntu imurinda guhurura no kurakara mu buryo bubonetse bwose. Cyukuntu ukabona umuntu arakajwe n'impaka zitanamureba. Icyo nashaka kubabwira ngiki, uyu muntu yaricaye abwira Dawidi ngo ariko wowe ibintu bikuri mu mutima twe ntago tubizi, ariko guturuka ibi bintu byahereye tubikomeje gutya twaba natwe nta kigenda cyacu. Ubu turakomeza twumva ibitutsi n'amabuye, turimo gutukwa n'umuntu. Niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja twumva? Umugabo arangije ati ndakwinginze reka nambuke muci gihanga, n'ubundi leta yacu yahirimye ntacyo ndirira, dore wambaye ibirenge wajyaga wambara inkweto uri umwami, turimo turagenda turira, umunsi wabaye mubi, reka n'igihanga cy'uyu mugabo tugishyire muri dosiye. Dawidi arangije abwira uwo mugabo ngo mpuriye he namwe ku munsi mubi, abantu bagufitiye agahinda, abantu binjiye mu kibazo cyawe batari connected n'Imana, baricara bakakubwira bati aho bigeze birarenze, fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Ariko se uri umugabo kuruta Imana yo mu ijuru? Uri umugabo ariko uyobowe n'undi mugabo. Ntukajye wemera umuntu waje kuguhumuriza mu kibazo ngo abari ugufatira iki umwanzuro. Dawidi yarababwiye ngo mpuriye he namwe. Mu magambo make, imitima yanyu n'uwanjye biratandukanye. Ibibazo murimo gucamo n'ibyo ndimo gucamo bigize gute? Biratandukanye. Nitandukanyije namwe. Ujye ugira imbaraga yo kwitandukanya n'umuntu ushaka yuko ufata imyanzuro mibi bitewe n'ikibazo wicayemo. Dawidi arangije aravuga turiya mugabo mureke yitukire. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi. Amen. Dawidi yaravuze ati mumureke akomeza nuke, kubera ko Imana yacu iri bukore icyo bita ubwo ni translation ni transformation. Imana iri bufate imivumo nirangiza iyi convertingemo iki imigisha. Kubw'ibyo rero mwimubuza kuntuka, uko ntuka cyane nako nzagira umugisha mwinshi.
abantu bari kumwe na Dawidi bibaza ukuntu imivumo iri buhinduke iki, imigisha birabacanga. Dawidi arangije arabwira ati nimumureke. Uwo mugabo agenda atuka Dawidi, amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari bari kumwe nawe bajya muri Ayefimu aruhukirayo. Amen. Niki cyateye Dawidi kuruhuka? Arimo aratukwa, arimo arahigwa n'umwana we, leta ye yahirimye, ibibazo umutima nama n'ibiki byose n'intambara. Niki cyatumye aruhuka? Yari afite irindi banga. Dawidi yaragiye, igitekerezo kitubwira yuko igihe cyarageze wa mwana wahigaga Dawidi arapfa. Abusalomu uburyo yapfuye ni uburyo bubi cyane. Noneho Dawidi Abisirayeli bajya kumuhiga, ba bantu bamujugunyaga ngo yataye agaciro. Dawidi yari yarabwiye Imana ati Mana, uyu munsi nasebye ku buryo n'ibiti n'amabuye byabimenye. Uzashaka ukuntu umugaragu wawe wongera ukanyereka ubwiza bwawe. Dawidi ntiyarazi uko bizagenda. Umunsi umwe Dawidi yabonye delegasiyo y'abantu baza kumubwira bati Yerusalemu ifite agahinda kuko itagufite, turagukeneye ngwino ugende. Ku munsi wo kwambuka umugezi wa Dawidi yagendaga areba ya misozi yatesherejweho agaciro, ariko akayibona noneho agarutse afite iki agaciro. Umugabo bita Shimeyi, uyu mugabo watukaga Dawidi, bamubwiye ko Dawidi aje. Umugabo ahamagara umugore n'abana barabwira ati muze tujye kwakira umwami, ariko hari amakuru ntabahisha, nabikoze njyenyine ariko ingaruka ni iz'umuryango. Buriya umwami agenda naramututse mutera amabuye mvuga n'ibigambo, ariko naje kuvumbura ko ibigambo navuze nabivugishijwe n'uburakari. None rero umwami naza turaba turi hafi, niba tubaho turabaho, niba dupfa turapfa. Igihe Dawidi yahingukaga, uyu mugabo yarapfukamye abwira Dawidi ati ubugoryi bwaramfashe, mvuga ibintu bidahwitse, ngukorera ibintu bibi kuri urya munsi, ariko naratekereje umutima ndatsindwa nsanga nakoze amafuti nguko uko abantu biyihana. None rero ndi imbere yawe, uhawe ikaze mu gihugu, nimbaho nzabaho, nimpfa nzapfa. Hari abantu babika inzika. Wa musirikare wa Dawidi ari abona abaturage barimo barabyina, atangira kureba abandi bantu baza kurigisa wa mugabo. Dawidi arabareba amenya yuko bari bwica wa mugabo ninjoro. Dawidi arangije ahamagara uwo muntu, aramubwira ati uri muri jujuti biki? Abwira Dawidi ati ariko ni gute dufata leta, umuntu watugire nabi ntiduhite tumurigisa nk'ubu ngubu tugahita tumwica? Iki kigabo ntabwo kigomba kubaho n'amagambo yacyo, ntabwo wibuka umunsi mubi. Dawidi arangije ijuru rimwibutsa ko ari ku munsi mwiza. Noneho Dawidi arangije abwira uwo mugabo ngo humura ntabwo uri bupfe. Dawidi yaratanze itegeko ngo naba bandi bari bumunyereze ninjoro bo kugira gute, bo kumutinyuka. Kubera iki? Niba warigeze ugira umunsi mubi mu buzima bwawe, tegereza umunsi wawe mwiza uzaza. Imana izabikora. Amagambo akomeye nasomye mu bakurambere n'abahanuzi, paje 627 aravuga ngo uyu mugabo yari yarubashye Dawidi akiri umwami, ariko ubwo yaracishijwe bugufi aramutuka. Yari umuntu mubi kandi wikanyiza uriya mugabo, maze abona ko n'abandi bahuje imico nawe. Tubyita projection. Umuntu yicara yakubonana ku rusengero urimo kuganira n'umuririmbyi w'umukobwa, gahita avuga turiya mukuru w'itorero arimo aratereta kariya karirimbyi, kubera ko aramutse ari umukuru w'itorero akagira amahirwe yo kugera mu baririmbyi nka bari, icyo yakora ni ukugira gute? Nugutereta. Buriya umuntu nakuvugaho ibintu ntibizagucange, abarimo kukwereka uko ateye. Ngo ibi bintu byose yavugaga kuri Dawidi ni ibintu byari biri mu mutima we, niko yari ateye. Umuntu nakuvuga rero kuri indaya biba byoroshye cyane, wabasanzwe ari iki? Ari indaya. Umuntu nakuvuga yuko uri igisambo, abasanzwe ari cyo, ahubwo atinya ko mwaba benshi, kuko ibisambo iyo bibaye byinshi bimwe bihomberamo. Dawidi uyu mugabo yavuze amagambo menshi, kandi yari ahanzweho na Satani. Urwango rwe arucucumurira ku muntu Imana yari yihaniye. Umwuka utera umuntu kwishima hejuru y'abandi, kwandagaza abandi, cyangwa kubabaza umuntu uri mu gahinda, ni umwuka wa Satani. Iki ni cyo nashakaga. Niba muri abana b'Imana, nubona umuntu w'Imana ari mu bigeragezo, ariko umunsi we mubi, Kigali yamubanye mbi,
urushako rwamubanye rubi, ubuzima bwamutengushye, inshuti zamugiye kure, ndetse no mu nzu y'Imana bisa naho aho yagombaga kuruhukira ariho yagiriye ibibazo. Ujye wirinda ibi bintu, ujye wirinda kwishima umuntu uri mu bibazo hejuru, kuko nawe ejo bizaza. Nta gikuta wubatse kizatuma bitakugeraho. Ujye wirinda kwandagaza umuntu, niba yanahuye n'ibibazo akaba yabigizemo uruhare, ntukamwandagaze, kuko amakuru, abantu nibamara kumenyera amakuru yawe bazakenera kumenya season nawe yawe. Buriya iyo uvuze umuntu, abantu baricara bakavuga bati iyi siri iraryoshye, iyi seri rwose iraryoshye, amakuru yawe barayahaga, ariko baricara bakavuga bati nkeneye kuzamenya amakuru y'uyu mumama, nkeneye kuzamenya seri y'uyu nguyu. Buriya rero irinde kwandagaza umuntu. Icya gatatu, ntukababaze umuntu uri mu gahinda, kubera yuko icyo ni ikimenyetso cy'umwuka wa Satani uri muri wowe. Ndashaka gusoza mbabwira ikintu gikomeye. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7. Niki cyashobozaga Dawidi guca mu bibazo nk'ibi atandavuye, atavuze amagambo mabi, ataturiyeho abantu umuvumo? Niki cyatumaga Dawidi aryama agasinzira muri situation nk'izi? Hari urufunguzo yakoreshaga. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ugira gute? Ukingura. Dawidi ibintu byose yashoboye yabibashishijwe na Yesu Kristo. Nuvuga ngo buri kantu kose keza Dawidi yakoraga, kuba bwiwe nabi umuntu ntamwice, ni Yesu wabaga akinguye akabwira Dawidi ati wowe ngwino uhungire muri nge. Iyo ubuzima bwangaga, iyo ibintu byabaga byabaye umwaku, mu rugo byazambye, mu buri buzima bw'akazi byazambye, muri politike, nawe yanareba mu mutima akabona ntatuje, Kristo yamuberaga urufunguzo. Ndagira ngo mbasabe nimushakishe urufunguzo rwa Dawidi. Urwo rufunguzo ni Yesu, niwe ukingura ntihagire ugira gute? Iyo Yesu yagukinguriye amatwi y'umugore wawe, nta wundi muntu wayajyamo. Abantu birirwa bafuha, hatazagira undi muntu uganira n'umugore wanjye, dore ndi umukene, nta nzu nziza mfite inaha, batazagana n'umugore wanjye bakamuntwara. Iyo Yesu yageze mu matwi y'umugore, arakumva ntiyumva abandi. Iyo Yesu yageze mu butunzi bwawe, ntibushobora guhomba. Nzi abantu benshi nagiye nganira nabo bakamubuhamya, yajya kujya kurangura ari buhombe, akarwara, akabwira Imana ati Imana ko ndwaye, abagiye kurangura bose bakagaruka bagize gute? Bahombye. Icyo nshaka kubabwira ni kimwe uyu munsi, shakisha Yesu, egera hafi ya Yesu. Uko ibibazo bikujyana kure y'Imana, jya urwana intambara yo kuba hafi y'Imana. Uyu munsi ibanga rya Dawidi ni urufunguzo yari afite. Urwo rufunguzo ni Yesu. Ku munsi mubi, wa munsi ubwiriweho amagambo utari witeze, wa munsi abantu bakwiyeretse uko batari bari, wa munsi inshuti zabaye abanzi, wa munsi abantu bakubwira ko n'ijuru ryagutereranye, uwo munsi ujye uririmba ngo nyigiza hafi, mbane nande? Mbane nawe. Korari muze hano, mubanguke, muzane n'ibitabo by'indirimbo. Mu gihe cyose uzabona ibintu byanze, ujye uririmba indirimbo y'122, nyigiza hafi, mbane nawe. Uri ku buhanga bw'ibyuma aradufasha. Mu gihe barimo gutambuka, sabe muhagurukiraho muri twiyegurira Imana kandi tuyiragize ubuzima bwacu, kugira ngo umunsi mubi nuza ujye ukomeza kuba hafi y'Imana. Nyigiza hafi. Hagire umpa igitabo cy'indirimbo, n'indirimbo y'122 mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Reka dutangire
reka nsaba uri uyiririmbe unayitekerezaho. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turi mu buzima burimo kudusunika butujyana kure yawe. Ubucuruzi buriho, ibibazo by'imiryango biriho, n'ibibazo biri mu bigendanye n'imisengere, ndetse n'ibibazo duhurira nabyo mu nzu y'Imana. Ibyinshi nibyo Satani yifashisha ngo tujye kure yawe. Mu mitekerereze yacu n'imitima yacu, kenshi na kenshi itubwira ibidutera kujya kure yawe, ariko tugiye kurwana intambara ikomeye yo kugira ngo tube hafi yawe. Wowe ufite urufunguzo warutije Dawidi, arakingura ntiyaheranwa n'agahinda. Mu matwi ye aho guhora yumva bamuvuze nabi n'abamugendaho, yakomeje kumva ijwi ryawe rimubwira ko ari kumwe nawe. Dukeneye uru rufunguzo, ngwino ufungure Mwami Uwiteka imigisha yacu yabuze. Ngwino ufungure imbabazi zawe tubashe kuzakira. Ngwino ufungure amarembo y'ijuru kugira ngo abana bawe babashe gutangira kuryitegura. Duhura urufunguzo kugira ngo ibyo Dawidi yaciyemo akanesha, natwe turimo kubicamo uyu munsi tubashe kunesha. Abana bawe b'abasore baraha tubashyize mu bwishingizi bw'isumba byose, kugira ngo babe abawe. Mwami Uwiteka, mu ntambara turimo kurwana, ujye uturinda gushaka yuko isanduku yawe y'isezerano tuyijyana mu matiku yacu. Ntukatwemerere yuko ibyawe, umurimo wawe, impano waduhaye tuzinjiza mu matiku yo mu buzima busanzwe. Ndakwinginze, ubwo Dawidi yambaye ibirenge akagenda atukwa n'abamwubahaga, abana bawe baraha bagiye baca mu bintu byinshi byagiye bituma icyubahiro wari warabambitse isi isa n'igikuraho. Ngwino abazamutse barira ubahe kumanuka baseka. Ngwino abamaze igihe imitimanama yabo ibashinja ibintu bidasobanutse, ngwino ujye ku mitimanama yabo babwire ko ari abana bawe. Muri uyu mugoroba turifuza kukubera abana, ukatubera umubyeyi. Reka dukomeze tugire ibihe byiza. Mu ndirimbo zigiye gukurikira, reka abana bawe dukomeze twakire ikintu kidasanzwe kizadufasha guhangana n'umunsi mubi. Utwambike intwaro zo kwizera kugira ngo duhagarare tudatsinzwe ku munsi mubi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.